Pasiteri Antoine Rutayisire, Pasiteri mukuru wa paruwase ya Remera itorero Anglikani ry'u Rwanda muri diyoseze ya Kigali. Ngira ngo mu gihe nk'iki ngiki turimo no kumva indirimbo nziza za korali, biba byiza gutekereza cyane mbere na mbere ku murimo w'umukristo, ko mbere y'uko uririmbira Imana ugomba kubanza ukayimenya, ukabanza ukayikunda, ukaririmba ibikuvuye ku mutima. Icyo rero ngira ngo nicyo kintu cya mbere cy'umukristo, kubanza akamenya Yesu, agakunda Yesu, akamukorera, ibyo avuga byose akabivuga bivuye ku mutima kandi bihuye n'ubuzima bwe. Ngira ngo iyo niyo nshingano ya mbere y'umukristo, na mbere yo kuririmba, na mbere yo kubwiriza, na mbere yo gukora ikindi cyose. Kuva mu isezerano rya kera, abaririmbyi bari mu murimo w'Imana, kuko mu gihe cya Mose, ariko cyane cyane mu gihe cya Salomo, mu gihe cya Dawidi, hari Abalewi bamwe bashinzwe kuririmba, akaba ariwo murimo wabo, akaba ari cyo bashinzwe gukora, bakaba hamwe n'abatambyi. Abo ngabo rero ubundi umurimo wo kuririmba ni umurimo ufasha abantu guhimbaza Imana, bakaramya Imana, ariko bikanezeza n'abantu, bikanezeza n'Imana, kuko amajwi meza atuma abantu bafata neza ibyo barimo kwiga, kuko indirimbo zibukwa neza kuruta n'ibindi bintu byose, kubera yuko abantu bakunda kumva indirimbo bakazisubiramo, bityo n'amagambo baririmbye akagaruka mu bitekerezo byabo, ndetse bagashobora kuyafata neza. Ni umurimo rero ukomeye cyane, kuko n'Imana yawuhaye agaciro gakomeye cyane, kandi uha n'umwanya ukomeye cyane mu murimo wayo. Bisaba ibirori bikomeye, kubizeye nama w'Imana Kristo, tuzatumbagira inyoni mu kirere, kuko tuzaba tunesheje iyi si. Uwo munsi nawukwifurije. Iyi ni korali Ijwi ry'Imbabazi, ngira ngo ni imwe mu makorali, umenya ari nayo korali nkuru y'iri torero rya Anglikani muri paruwasi ya Remera. Ngo njyewe ninjiyemo muri 90 nasanze iyo korali ihari baririmba, bamwe bari bakiri batoya, bamwe muri bo baracyarimo, abandi baje nyuma, ariko ni korali Ijwi ry'Imbabazi, kandi ni korali imenyereye, ni korali imaze kugira ibigwi, ni korali imaze imyaka ikora umurimo w'Imana izikirimo gukora. Ngira ngo muri kino gihe barimo gufata izi ndirimbo, harimo indirimbo nziza ubona zihuye ndetse n'umurimo twahuze tuvuga bagomba gukora, ni korali bizi. Ngira ngo wenda nafata imwe mu ndirimbo barimo kuririmba, nibwira ko ari nayo nshya mu zindi, iyo bise iki kirere. Iki kirere kizumvikanamo amajwi y'indirimbo zabanesheje, imirimo yabibaherekeje. Ni indirimbo ubona ikubiyemo ibintu byose umukristo yagombye kuzirikana. Icya mbere, kuzirikana umurimo Yesu yadusigiye, kuzirikana amasezerano yadusigiye yuko azagaruka akatujyana, ariko no hagati aho ngaho tukazirikana yuko hari n'imirimo yacu tugomba gukora izagenda duherekeje igihe tuzaba tugiye kumwakira. Ubwo rero nakwifuriza umuntu wese uzayumva kuyitekerezaho cyane, ariko cyane cyane akabaho nk'uko ivuga. Imana ikabaha umugisha. Imanda y'umwami izavuga, ukuri Imana izavuga, abapfiriye muri we bazayumva. Icyo nababwira ni kimwe, nuko abantu benshi barangariye muri byinshi, barashaka ubutunzi, barashaka kwinezeza, ariko kimwe mu byo bagomba kwibuka nuko hari umunsi impanda izavuga, kandi buri muntu wese abo Kristo azasanga bamwiteguye bazamusanganira, azasanga batamwiteguye bazabyicuza. Ubwo rero buri muntu wese yagombye kwitegura, uwo munsi ntuzamutungure. Kubizeye nama w'Imana Kristo, tuzatumbagira inyoni mu kirere. Nitwa Nsoro Godfrey, nkaba ndi perezida wa korali Ijwi ry'Imbabazi ikorera umurimo muri paruwase ya Remera, diyoseze ya Kigali, ikaba ari itorero Anglikani. Ni korali rero yakoze umurimo kuva kera, igihe cya jenoside yakorewe Abatutsi 1994 dutakaza abaririmbyi benshi. Abo baririmbyi tubatakaje, turavuga ngo tusonya twisuganya gute, ariko Imana ifite abakozi bayo, irongera izamura korali, irongera iha imbaraga, iha abakozi, turatangira dukora umurimo w'Imana. Twabashije no kusa nkaho izi ndirimbo turi gutegura ndi babwire mu kanya, twanateguye n'izindi zazibanjirije, ariko uyu munsi dufite indirimbo nshya. Rero ba Kristo ubwoko bw'Imana ku isi, ndagira ngo mbabwire ko iyi korali ni korali ifite ibigwi muri ubu buryo bukurikira. Ni korali
izi imibanire no kubana no gufasha abantu. Dufasha abantu mu buryo bukurikira. Turifashanya twe muri korali kuko twese harimo abagira ibibazo bitandukanye, kubafasha muri sosiyali yacu, ndetse tugafasha n'andi makorali kufite ikibazo, ndetse n'abakristo muri rusange. Icyo mbivugira nabishingiraho nuko murabizi dufite ikibazo mu banyarwanda kijyanye no kugira ngo abantu babone ubwisungane bwa mituweli mu kwivuza. Natwe dufata iya mbere tugashyigikira itorero ryacu, natwe tukagira umusanzu dutanga uvuye muri korali ijwi ry'imbabazi. Ibyo ni ibigwi rero byayo byihariye. Kandi ikindi, twavuze ubutumwa iki gihugu nta hantu hamwe tutaragera. Tuvuga ubutumwa muri izi ndirimbo mwumva kandi muzumva mukazumva neza, ndetse no mu bindi bihugu duhana imbibi twagezeyo. Urugero nk'igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, twavuze ubutumwa bwiza cyane, abantu imitima irakira, abantu barafashwa. Igihugu cy'abaturanyi cya Uganda nacyo twagizeho ubutumwa, abantu barihana barakizwa. Ibyo rero biduha imbaraga ngo n'ejo bundi tuba dufite imbaraga zo kubwiriza ubutumwa bwiza ko duhagarikiwe n'Imana kandi Imana ikadushoboza. Rero ibihe turimo noneho turashishikariza abantu kubibutsa yuko nubwo bimeze gutyo, impanda y'umwami izavuga. Ntabwo tuzi ngo umunsi n'uyu, ariko igihe kizagera impanda y'umwami ivuge. Iyo mpanda nivuga rero tugira ngo imitima y'abantu kubw'izi ndirimbo tugiye kubabwira izabe yarabohotse, abantu barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, babashe kuzasanganira umwami badafite ikizinga. Rero imigabane yose, yaba muri Afurika na Aziya, i Burayi hose, turifuza ko abantu bazumva ubutumwa muri izi ndirimbo bazafashwe nabwo, bazahindurwe nabwo. Inshingano tugira nk'abaririmbyi ni ugusakaza ubutumwa bwiza kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, abantu bakira imitima, abantu bihane, bakurikira umwami wacu Yesu. Senior pastor wacu ajya akunda kutubwira ko ntabwo umuririmbyi akwiye guhagarara akaririmba atarabanje gukizwa. Habanza ubukristo, hakurikiraho kumva umuhamagaro kurimo n'ishyaka rikurimo, ukajya muri w'uririmbyi. Rero nyakubahwa kanoni wacu Imana ijya amahoro n'imigisha akunda kutukangura kenshi. Muzanamwumva no muri izi ndirimbo hari aho abivuga agaragaza uburyo umuntu akwiye gukora umurimo w'Imana uwo ari we. Rero icyo nifuza nanjye nk'umuyobozi wa korali, nihereyeho n'abandi bose bazumva izi ndirimbo nziza, ndagira ngo tuzafashwe nazo, tuzabohoke, tuzumve yuko igihe kizagera impanda y'umwami ikavuga. Biradusaba rero iki? Dutegure imitima yacu, tubwire inshuti zacu, tuzoherereze n'ubutumwa bwiza muri izi ndirimbo. Buri muntu wari wese umva wifuriza ko azabona ijuru, uzafate iyi ndirimbo yimwoherereze, uko wayibonye nawe wayibone afashwe kandi twishime. Rero ibyo mbifurije kuzafashwa n'izi ndirimbo, kandi zikazabaha imbaraga zo gukizwa neza, tukazahora mu bwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.